Aha turongeye rero turagushuhuje tugusanze hano mu kabande. Mu kabande dusanze wari urimo urahira utwatsi tw'utugori two guha amatungo ngira ngo hanyuma ariko urabanza twibwire witwa nde? Habimana Innocent komisiyoneri. Ariko nigeze numva hari akandi kazina baguhamagara. Nje mwita Mfura. Hanyuma se Mfura iryo Mfura warikuye hehe? Bari impere mu kazi nkora ku komisiyoneri kubaha abantu bakundana ba Mfura bose. Bakwise Mfura. Urimo uravuga buke ariko ugerageze wongera akajwi. Mfura komisiyoneri baritiye kugwa neza niko bampingi. Aha. Cyane. Buriya ni Nyamirambo bagize bati Mfura. Ni Mfura. Ba patron nk'aba bati Mfura naho ujyita Mfura. Nanjye nje nkwita Mfura. Aha, ubwo ibya yandi mazina yose tuyihorera. Hanyuma se Mfura, biriya byatsi ni ibyiki nsanzwe uri kwahira? Ni iby'ihene. Ni iby'ihene. Uroroye, uri umworozi, uranahinga se? Ndoroye ntabwo mpinga. Ntabwo hinga. Ariko tugafite mu gipangu. Nkagaha gusa ngahita nshaka nkajya mu byanjye. Agahene. Hanyuma se agahene nk'ubu dahari ninde urimo ukitaho? Hari undi mwana wo mu gipangu nawe yakazaye nk'urwira ariko nk'ubwo ntiyabibona ntabwo babimuha. Yaba wampaye. Uhinga amashuni aba yampaye akamati uzo gishikwe ntacyo bitwaye. Uhinga aya mashu turi kureba nyiri uyu murima. Ubwo niwe baguhaye uburenganzira akavuga tuze wifatira utu twatsi nta kibazo. Hanyuma se Mfura wavuze kuri no mu komisiyoneri. Uri umukomisiyoneri w'iki? W'amazu internationale. Komisiyoneri internationale. Uri komisiyoneri? Internationale. Torosinonoyani. Inzu nyanyibonye ni wambwira ngo ugiye ikabuka. Igirwa magana. Uri komisiyoneri ngo nde? Internationale. Torinationale. Bishatse kuvuga ko uri mpuzamahanga. Uri mpuzamahanga. Ukeneye inzu iyo ari yo yose urayimuha. Kuva waciyeho n'ibyo. Mfura ntawe ukuburiraho ikintu yakugezeho. Ntabwo bijya bibaho. Iyi nzu, imodoka, parisera, cyari cyo cyose. Ukeneye nkeneye indayihaso. Yo kugura. Ngomba gutangira abikoza ngata abantu dukorana. Iri hehe? Uyu munsi neje igomba kuba yaribonetse. Igomba kuba yaribonetse. Mfura kuri umuhanga. Hanyuma se uri umupapa w'abana bangahe Mfura? Nta mupapa, ubu ndi umusore. Kirume ni nshaka ngo mukwabone mukiri wanjye. Ngo? Mukwabonane. Ngo bakurikiri wanjye. Ntabwo uri umupapa. Ntabwo uri umupapa. Uri umusore. Uri umusore. Umusaza. Ariko nashaka ngo ngi wanjye. Mfura uri siribateri. Siribateri. Nta mwana nta mugore cyangwa warabigeze? Ntawe nigeze. Ntabwo nakubeshye. Mfura noneho urantangaje. Ni ukuvuga ngo ntiwigeze ushaka, ntiwigeze ubyara. Mfura wabitewe n'iki? No gushaka amafaranga. Ariko none ndashaka ngo ndebe icyo byamarira. Cyo byakumarira. Ubu se ufite ubukwe Mfura? Ufite ubukwe. Zawutaha n'umudamu wawe. Reka nze muhamagara ahubwo. Ndaza kumubwira rwose tuzaba duhari Mfura. Tuzaba duhari rwose. Twiteguye no kugushyigikira Mfura. Tuzagushyigikira rwose sinkubeshye. Hanyuma se utwo tuntu n'utwiki Mfura? Ni nimero? Nyereka turebe neza. Ubwo ko ndeba ari dosiye nyinshi Mfura. Nta telefone ufite? Nta telefone mfite. Izi nimero z'abantu bazibona. Hanyuma se amazina ugenda uyandikaho? Ngenda mbanyazi. Ni nimero. Hanyuma se Mfura twigire kuri iyo nkuru yawe y'ubukwe nziza. Hanyuma ngo watinze ushaka amafaranga. Ngo niyo mpamvu utashatse. Hanyuma se ubu warayabonye ko ugiye gushaka Mfura? Nagerageje. Ndabona ibintu bicamo. Birimo biracamo. Ntabwo nzaseba mu bukwe. Ntabwo nzaseba. Ntabwo uzaseba. Tuzarya tunywe. Tuzarya tunywe. Hanyuma se Mfura fiance arahari? Arahari.
arahari uramufite cyane nzamukwereka. aha Nzamukwereka. hanyuma rero iki ni ikinyamakuru bita Rwanyonga TV muri kuvugana Mfura cyagusuye twajyaga twumva ngo umuntu bita Mfura tukibaza se uwo Mfura ninde Mfura nuwahe se ni muntu ki se kucyitwa Mfura ariko ibi bibazo byose twabaga dufite urabidushubije hanyuma Mfura fiance wawe atuye hehe Atuye intuze y'Kimironko. Kimironko afite nk'imyaka ingahe Mfura Afite nka 27. 27 bo twishimiye rero kugiye gutera intambwe ugashaka Mfura hanyuma Mfura se wowe ufite imyaka ingahe Mfura 56. wavutse 1956 ukaba uvuga ko ufite imyaka 55 yewe tugiye mu kubara ndumva bishobora kuza guhura ntabwo biri kure cyane hanyuma se Mfura uwo muntu ugiye gushaka kuki udashatse umuntu mungana nukubera iki oya impamvu urya uzanye umukecuru ntacyo wawungutse waba wihombye ahubwo wabona igicucu nta bwenge ubu nta bwenge waba ufite nta bwenge waba ufite umukecuru nawe umusaza hanyuma se urukundo se rureba kuri ibyo Mfura oya ntabwo byaho ubwo wabaye inda ntabwo byari byiza hanyuma mufite ubukwe ryari Mfura mu kwa 8 uwuhe mwaka ndashaka kugira ngo bibe uyu mwaka nakikumenyesha hanyuma jyayo icyo nakwemerera ni inkunga ni intwererano no kukuba hafi nk'inshuti yanjye ubu uri inshuti yanjye kandi nishimiye intambwe ugiye gutera ugashaka hanyuma Mfura hanyuma se ubwo bukwe buzabera he mugerageze dusobanurira abari kutwumva ubu ndashaka ko ubukwe nzaguhamagara tubaye inshuti yego tuzareba sare isobanutse igaragara n'umugeni turi kumwe turebe sare duhitemo nawe turi kumwe abantu bakwirwamo hanyuma rero uragerageza uduhuze n'umugeni wawe tuzamubona ryari kugira ngo tuganire muri kumwe ndashaka mu byumweru bikora n'abahuje mu byumweru 2 arakaza arimo wari butare ntarino naza nzahita nguhamagara muhure aha hanyuma abakunzi ba Rwanyonga TV twongeye kubasuhuza tubereka ko dufite umutumirwa uyu munsi afite amazina menshi ariko yahisemo izina rya Mfura mukomeze rero mukande subscribe mwumvise ko afite ubukwe tuzamushyigikire tumufashe nk'umuvandimwe urabona ateye intambwe aragira ati ubusiribateri nta kigenda hanyuma Mfura ubusiribateri wowe urabona ari izihe ngaruka wahuye nazo kuba uri wenyine utarashatse ubusiribateri ntacyo bimaze nta nyungu nabibonyemo kubaka nicyo cya mbere bitewe na bagenzi bawe mbona bifashe mu rugo niko bimeze hanyuma se Mfura mu by'ukuri muri iyo myaka yose umaze uri wenyine nta wundi muntu mwigeze mukundanaho uwo mugiye kubana niwe mwakundanye gusa niwe mwakundanye wenyine hanyuma se ufite icyizere cy'uko nimugera mu rugo ibintu bizagenda neza n'imbuga tuzageraho ubu gahunda yo mu buriri se urumva wiyaminiye nta kibazo aha hanyuma rero aho ngaho nanone nongere ngushyigikire abakunzi ba Rwanyonga TV ngo uyu ni umutumirwa turi kumwe nawe mukomeze mukore share comment subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi n'abatumirwa nk'aba tujye tubasha guhura nabo tunabaganirize mwumvise rero ko twemereye kuzatwereka n'umufasha we bagiye kubana kandi natwe twiteguye kuzamushyigikira nka Rwanyonga TV hanyuma rero Mfura gira icyo ubwira abasiribateri abantu batarashaka cyangwa abantu bamaze iminsi myinshi baranze gushaka ngiye kukibabwira abasiribateri nabo ntacyo bitanze ndabanza nigisha abasiribateri bakuze bave mu ntuze mu busiribateri nkurikizeho abakabiri batoya none ntuzagire mu rwego rwacu bitewe n'uko ntacyo bimaze ntacyo bimaze muri make
gushakira 25 gushakira 30 n'irindwi ari byo byiza ushaka kudashaka ugasaza nabi hanyuma se mfura uwo muntu mugiye kubana uretse ko atari cyo tubifuriza wenda muramutse mubanye ntimugire urubyaro ariko si cyo tubifuriza gusa nuko tuzi ko bibaho murakabyara reka mbanze mvuge gutya ariko se urubyaro rutabonetse waratinze gushaka icyo gihe wabyifatamo gute namwihanganira nkuko nanjye yanyihanganiye nkuze tukubaka ntabwo namwirukana ntabwo wamwirukana hanyuma se urumva witeguye ute ubukwe mfura niteguye ubukwe nariteguye neza tuzarya tunywe nta kibazo kizahaba nta kibazo kizahaba kandi ibintu byose bizakorwa usengera he mfura tuzasezeranira hehe mu ruhe rusengero aha ngo bahita ngo iki aha mfura rero twongere dusubiremo ako kantu tubashe kumvisha neza aho ubukwe buzabera mu rusengero urwo ari rwo urwo rusengero ngo barwita ngo iki mfura kuri Gatolika hehe Jean Chapisi aha ngira ngo rero ushatse kuvuga Regina Pacis aha nibyo ushatse kuvuga aha abantu batari kubyumva neza reka twongere tubasubiriremo ngo ni hehe Raja Pacis batari kumva rero imvugo ya mfura ni ibintu bisobanutse ni kuri Regina Pacis i Remera niho tuzasezeranira hanyuma umukobwa aba ngo Kimironko wasengera he mfura nawe niho hasengera hanyuma se ubu ugerageza kujya mu misa uheruka mu misa ryari mfura nyuma y'ibyo ntabwo nagiyeyo nagiye Kabuga wari wagiye Kabuga na yahe matsinda aba muri rura rusengero musengeramo hari amatsinda menshi kurdushakamo bari abapadiri n'abashyira bagira amatsinda menshi icyo bita umuryango remezo urakizi ugira umuryango remezo usengeramo mfura kuko ntibazatwemerera kudusezeranya tutamo mu muryango remezo bazadusezeranya burya n'abantu bari mu muryango remezo nisubiza nkawe cyane kwijana bizabaho bazadufasha badusezeranye batitaye ngo ntitunajyayo cyane dore ko tuzadutera intambwe yo gusezerana imbere y'Imana hanyuma rero wumva tuziyakirira hehe buriya tuzashaka ntuze muri sebusiyo nawe tuye kubona n'umukobwa mubonane nawe uzadufasha kugira ngo turebe ahantu haba ari hanini yego turi abantu benshi hanyuma uretse resebusiyo uvuze undi muhango uzi w'ubukwe ni uwuhe umuhango w'umuvugo wo gusaba mu gitondo ari ukujya gusezerana nawe tuziyakirira mu ntuze nyuma ya ntuze nyuma yo gusezerana buriya tuzajya nka ntuze Kimihurura hagana hehe mfura kugira ngo tubashe kurangira n'abantu hakiri kare bashaka n'izo ntwererane ko bazi ngo ubukwe bwa mfura buzaba urabona hafi n'abapadiri nahabonye sebusiyo Kimihurura urumva wahabonye sebusiyo ahabera resebusiyo neza isobanutse nini igaragara ubwo ni sare niko bahita muri sare niho tuziyakirira tuvuye muri kiliziya hanyuma mfura umugeni wawe yitwa ngo iki bamwita umurerwa irindi Letitia umurerwa Letitia ababyeyi be urabazi mfura ndabazi aha umubyeyi we w'umupapa yitwa nde Kamanayo Karori hanyuma iwabo se wa Letitia ugereranyije aba afite nk'imyaka ingahe uwitwa sobukwe ni 75 hanyuma wari wajya gusura Letitia mu rugo kwa Kamanayo barakuzi ariho kwa sobukwe barakuzi bazi isoko mufite icyo gitekerezo cyo kuzabana barakizi hanyuma se mfura
yewe uri imfura koko ndi imfura uri imfura uri imfura kandi uri umukozi ni umukozi cyane uri umukomisiyoneri uroroye ndoroye none ufite na gahunda y'ubukwe y'ubukwe hanyuma se mfura tuvugishije ukuri uba mu nzu ingana gute jewe kugira ngo mbashe no kubwira abakunzi ba Rwanyonga TV turebe niba koko twanakwimura tukagushyira mu nzu wenda yisumbuyeho ubwo ntabwo ndi kwinjira mu buzima bwawe gusa turi kuganira nk'umuvandimwe kugira ngo tutazaseba hanyuma uba mu nzu ingana gute muri kadasiteri po icyo kirakemutse icyo nkwemereye nanjye ubwo nkwemereye imodoka zo kuzagendamo na sare yo kuziyakiriramo na dekorasiyo ndayikwemereye aha ubwo ibindi nabyo tuziyambaza abandi imodoka zo kugendamo sare izaberamo ubukwe na dekorasiyo yayo ubwo ibindi tuziyambaza abandi nabo bazadutwerera aha hanyuma rero gira icyo ubwira ikinyamakuru dukorera cyitwa Rwanyonga TV gikurikirwa n'abantu benshi baha ubutumwa ndavuze ngo mbaye ubutumwa nk'inshuti nk'uwo twahuye bita Bosco urumva yego tubivuganye mbaye n'inshuti yanyu 100% yego tuzahora turi kumwe yego ijoro n'amanywa aha bakunzi ba Rwanyonga TV rero mukomeze mukore subscribe nyamuneka iki kiganiro nta kuntu kizakugeraho nta kuntu cyakugeraho udakoze subscribe mbabari rubanza ukore subscribe hanyuma ikigiye kuri Rwanyonga TV uzajya ubasha kugikurikirana turi kumwe rero n'umutumirwa bitaga Mfura ni umukomisiyoneri ni umworozi ni umuntu ufite ubukwe ni umusiribateri witegura kubuvamo hanyuma rero murakoze nimukora share comment subscribe tuzabasha no kubana atwemereye kuzaduha fiance we none bakatuganiriza bari kumwe kora share comment subscribe tubashe kuzakurikirana ikiganiro cya Mfura n'umugeni we tumenye n'imigabo n'imigambi byabo murakoze rero naho akagaruka ciao